Ndi Papa Sava. Twagendeye yemwe ba hose aha naho habaga agakecuru gahora kahicaye none nako sinzi aho kagiye seko nta muganda wabaye abantu bagera ngende mbure n'umuntu n'umwe ye agira ngo bose hari aho babatumyera nkanumva abana se hariho simbona bakuru aka gakecuru amagambo kagira nayo nzi ko nsanga kicaye ahangaha ubundi kakazibara tugende shake igihe tugende twigendere urarushye tutaragera na hariya hakurya Hehe se ka. kurushye kare dore turagenda turazenguruka dutya tugende tugere hariya hakurya tumanuke uriya muhanda Ari hakurya iyo tuzamukira hano ntabwo tuba tuzamukira abahase bari kubimenya bate tugenda vayo abantu baragenda bose bakava mu ikibazo ni uko twagiye ahantu hanini. ese mama yama Zesha kakagabo kitwa tungira kazi Nse bose ubwo ngo bwatungira ko uri kumumbariza iki koko. yama Satodi suri gukora kwa Papa Sava. hanyuma se ahari iwako karakodeshaga kari akazamu cyagenze bitera ko katabona amafaranga yo gukora ibi bintu nk'ubwo ngubwo rukumva ibyo bintu biratumarira iki kumenya niba hatungiye yarakodeshaga cyangwa ahariwe koko waritse tukagenda tukarangiza hose turagenda we ntago nguhemba yanjye niko ntago sinagukodesheje umunsi wose ariko ntago bivuze ngo niba wankodesheje uwo munsi ngo umunsi umva niba utangiye kugaya n'amafaranga sha ndagukubira kabiri ariko uceceke ufunga umuntu sibyo sawa sibyo naho ibyo kuvunika ubundi sare igihe utazavunika nturenduhuke se basi nturenduhuke noneho tuvuge tura nakubujije gutura n'uruhu ujya utura ariko ubundi kuki muhitamo akazi mudashoboye ariko bose nyine ngewe urareba mba ndi kwishakira ibiceri kugira ngo mbone uko nibera ibiceri ntago nguha ibiceri ndaguha inoti nyine ndabyumva abatindi nuko muba ndaguha inoti genda gukubita inote sha ibyo biceri niyo mpamvu mutatera imbere watera imbere utese uvuga ngo mba ushaka ibiceri bigwira ryari ndakubaza yawe darakungana ariko ubundi reka nkubaza uje iwanjye to mujyane iwanjye udaduke mujyane iwanjye ngo utunge ariko boss njye ntabwo nakubwiye ngo njyane iwawe ahubwo ngiye ikintu ndi kukubwira ndi kugira ngo turangize akazi reba n'ahantu hose nakubeshyaga ubundi se nkujyanye iwanjye ubu ntiwanyiba abantu nkamwe umuntu yakwisukira akakujyana iwe ese nk'ubu ngubu duhagaze aha ngaha dukora iki koko boss duhagaze aha ariko sha urashaka kuntoza nuko ndi bugende aho ya nyine ariko nawe nyine ujye ushyira mu gaciro abakire bagenda batya we urumva abakire bagenda gake gake
nta kiba kibirukansa kino urakizi si byo mbona nyine mu ngo urakizi ntago wenda nari uzi gusoma naho uzi gusoma nyine ndakizi ni bakita nido ariko ntabwo wenda nari nidibahe uravuze ngo nidibahe mu bakire boss mu bakire ubwo nanjye ndi iki Ndimbati Sylvestre nyine boss uri umukire ariko basi nyine yavuga ngo ndi umukire udakizeho ariko iki uri umukire bivuge gatatu uri umukire yego uri umukire yego uri umukire okay korera korera tugende ndiki uri umukire boss fite iki hano mfite nido niko sha wowe ukunda kugenda ahangaha wikoreye imizigo abantu babagiye ewe abantu basize amaradiyo avuga bagiye hari inama yabaye uyu munsi yewe urandenganya kuko uko ndi kugenda naza aho njya wagira ngo ni kwa kundi Yesu yagiye bagiye kumushyira ku musaraba aho uri umusazi ugenda none se ubundi iyo wikoreye ubuza aho ugiye seka ubure boss ngubwo koko reba nk'ahantu hose twazengurutse tuzamuka imisozi tumanuka iyindi twazenguruka se nka data reba amasaha ageze nawe amasaha ki urashonje se ese ubwo uri kugira ngo mbivuge urabona ndi umwana w'igitamba mvuga nkukubita ikiyiko udaduke ikiyiko kimwe ibyo bintu bitantera imisozi rwose ntago mba nzi nuko bawe abantu aho twahise hose nta muntu wagira ngo habaye inama se rero reka nkubwire nukuri pe uyu muzigo wawe ntago uremereye cyane nk'iyo nsanzwe nikorera ariko nawe reba kuva mu gitondo saa 2 kugeza aho amasaha ageze ubwo uri kumva koko niyo yaba ari umuntu ngana ute ataba yanarambiwe yanananiwe ahubwo n'ubu ndenda no gupfa urenda gupfa se sha twagera he wowe humura base tugiye he aho tugiye hose turajyana kandi uragira Ndimba bite sha amahoro bite nta mahoro urakomeye tana urakomeye harya sha wowe harya bakwita giki ngewe se amaye nka rero rwatahize twataramye Kirimbuzi aka Kirimbuzi izina nyaryo ni Jean-Luc uri Kirimbuzi koko hanyuma se shaho warwaye ryari ngewe se nk'ubwo ibyo bintu ndimuze mubiboneye se uri muzima ntabwo nigeze ndwara rwose hanyuma iyo misaya yaguyemo se ko wagira ngo urimo uranywa mu gikatsi ugotomera iyo imisatsi se nkaba nkurura se nk'uwikanira imisatsi ko yacuramyera kamara warwaye ntiwabimenya oya ndi muzima weho ijisho ntiri guha ryamukuru ako kadigi se sha ni uruhinja baranjika ku buryo utamenya umuntu warwaye n'umuzima niko hano harimo iki sha urabona hano hari iki aho se ngende gukerera aho harimo iki se handitse ngo iki ayo nize yananira gusoma handitse ngo iki handitse nido iyi yakudadura sha ngewe se iyi ngiyi yakuvanayo harya wa mugore wawe yitwa ngo iki yitwa Daforoza Dafi ubu se ameze ate sha araho by'iki gihe cya gashogora yanyongobeye nkawe yewe se erega iyi ni taye iyi ni taye atinde mugira taye mbi koko reka nkubwire rero uko ceceka sha nari umuntu nanemera kujya kwikorera amakara saa 12 amakara yari kugwa ngahe igihumbi ndakigushyirira hari ayandi magambo ufite ndakigushyirira ndabamutengushye ashaka abandi niwe waremewe kwikorera wenyine nta bandi mukorana hanyuma
Kirimbu ndakumva. rero reka nkugire inama. Harya iwanjye ubwo urahibuka cyangwa warahibagiwe warashonje urahibagirwa? Iwawe kwa Silvestre urahibuka? Ndahibuka. Ntago ndi uwakuze ntafite imikurire myiza. Yampanga sha uzi ko ugifite ubwenge. Ubwenge gusa Nabona ukuntu wabaye nkagira ngo n'ubwenge bwaragiye. Uracyayibuka? Oya ntago nabuze ubwenge bwo kwibagirwa aho utuye. Urahibuka? Ndahibuka rwose. Hanyuma urazi shaka umunsi uze unsure uzane n'umugore n'abana. Harya ugira nyoko? Njyewe umuryango ndawufite mugari. Naso bose bari nta kibazo. Uzabazane nabo. Hanyuma nabashiki bawe nabarumuna bawe. Urumva? Nushaka uzazane nabanyagosenge. Tugusure? Muzaze munsure shambaye kuri nido sha. Muri mwumva uko abantu bamera. Sibyo? Kanikomereza ibirenge mbe hati yo bye. Wabyumvishe? Bazane shamba ndebe ko hari igihe mwazana kabiri shamu kumva uko abakire babaho. Umva sha. Reka rero nkwereke abantu turababuze. Reka tujye kwa Pasava turebe ko hari abantu nibura na batanu nahasanga ubu bari mu bubari ndabizi. Abantu bahangaha ubwo tubaburiye aha reka tujye kubashakira mu kabari kwa ubundi nicyo kibazo kuhaguruka ahantu ntazi naho ngiye. Tugende gabanya umunwa. Urashaka kugwa ku mukire wowe? Nukuri ko Imana n'ibintu byawe ntago nongera kubyikorera. Donda agacika izo sirigita bikahanga. Igihe cyose wangendeshereje wanangiza ukambwira ngo ukarenzaho no kunuka njyewe. Uri kubona njye ntari umuntu. Ubuse uri kubona iyi mvura iri kutunyagira. Wowe ntago watekereza ukamenya n'agaciro ko. Uri kunyagirwa wenyine? Ko ari kubuga bumeze nkawe bumera? Nukuri njyemereza. Nanjye ndi kunyagirwa ndi umukire sha none wowe utujojo baturakugwaho wowe kavuga. Urabizi. Njyewe nayo mereza amafaranga noneho ngende. Ntago nshaka kunyagirwa n'iyi mvura. Usoje umurimo? Mereza amafaranga. Usoje umurimo? Ase mereza amafaranga nge nta. Nukuri ko Imana ntago narenga aha ngaha. Kashika. Mbese bite niba? Bite sha. Kumunyagirwa se namura. Oya twatuje ese. Nabuze abantu bose nazengurutse naho mwitindikiye hano. Niko. Ubwo se wari waje kugira utera? Sohokana umwana ntubibona se ndimba nabuze kubaza ibyo ureba. Wari wasohotse? Cyane. Munyweye iki? Bite se ko ndeba ushwana n'umuhungu wawe? Nta kibazo. Munyweye iki? Munyweye. Mukanya batubaza n'ibyo turiye. Oya ndababaza ibyo munyweye. So ntabwo uri kubona ko imvura iri kunyagira. Hano tuba twafasheho neza. Hano ari kumeze neza. Meze neza. Bega sha. Ase ndimba wamaye amafaranga yanjye ngiye nkige. Ndakubwiye ndaceceka ku burenganzira bwanjye. Ntabwo naceceka ngiye nakuye umunsi wose uriza. Amafaranga ntabwo ndakuha amafaranga ushaka. Yanjye ntabwo bishoboka rero. Ntabwo bishoboka. Uvugane n'abantu. Uvugane n'abantu se ngiye kubera icyo utari kumagacira. Ubonye bari arese aburi ugomba kuvugisha kubera bambaye neza. Jya wumva ndi umukire wowe. Oya uri umukire ndabyumva ariko nanjye nkeneye kuba. Rekeraho. Sinongere kumva uvuga. Ndabuzwa n'iki kuvuga si uburenganzira bwanjye. Mamereza amafaranga urebe ko ndongera kwambura kandi urumva. Okay, sawa. Niko Kashika. Uti nari nsotse. Umuhungu wawe se ndari mu. Ngeze n'amahirwe n'umugore wawe araje. Hano handitse ngo iki? Yabona ari nido. Ahubwo se muri iyi myaka none wayikuye. Iyi nido z'amafaranga igura. Ibihumbi 75 sha.
Okay. Niba ari nibyo rero niba ariko nk'aka karavuga iki ubu ngubu ndavuga kakavugara aka kantu mfite 75 mu ntoki ndaguhemba urangije ubura bibiri none urimo uravuga bibiri se na wari warangiza akazi ceceka kashkarata niwe nari ndimo nibwira ndi muri weteza kuva wavuka ari wanywera 75 iyigura 75 ubu muranywereye se ashaka kwasohokanya n'inkumira ubu yagejejeho ra nukuri kw'Imana do mereza ngiye ntabwo mereza ariko ase mereza ngiye ntabwo 2000 ntabwo nabyemera 2000 ntabwo nabyemera nase bimeze bite atana ngiye reka nkubwire papa Sava n'umugore wawe abyumve umva ratamariko nyine reka nkwereke twazengurutse kuva mu gitondo saa 2 za mu gitondo ariko uvuga ngo mutwaze umuzigo nubizi ko nkora ubukarane pfiriya none arangije reba hano hose naguhaye umwanya wo kuvuga nanjye urimo gukora n'ubundi inzara iri kundya ngenda avuga nkabona icyo nshyira mu gifu cyanjye ngo akayiko se urabona akayiko kakura muri iyi ndaya nimba niba uwo mwana wamukoresheje kuzi ko ari akazi arahembwa noneho ibirenze n'ibyo byose twazengurutse tuviriye kwa Gerard tunyura kwa Piga Nzenze ahantu hose no kwa Nyiripinda turazamuka reba iriya misozi yose twazamutse mwacaga hose se mushaka iki njese ndabizi ko yavuze ngo mwikorere uyu muzigo ngenda ahantu hose tukagenda ahantu hose agenda mu mago y'abantu ari kugenda bazabaza sinarinzi impamvu ari kumbwira ngo nikorere uyu muzigo none urukumva ngo ngo nceceke nta nubwo n'ibihumbi 2 ngiye nabyemera ku munsi nkorera arenze ibyo bihumbi 2 uri kuvuga urareze mu ngo z'abantu mushaka urareze mwagurishaga ahantu hose twanyuze guhera ipfiri aho ngaho hose maze kubabwira yari ari kugenda yiyemera ku bantu ahantu hose tugiye mu muhanda mu tuyira naye hose ari kugenda avuga ngo reba ngo mfite nido ngo ibiciro ngo bya murabizi ngo 75 ngo ibiki ngo ngo ndi umukire ngo ahangaha murabizi none akagenda yahura n'abantu agahita avuga ngo ariko sha ngo reba kuntu kameze ngo uziko ngo kameze nk'agati ngo kubera ngo kutarya ngo no kutanywa ngo ibintu ngo birimo ngo nido ngo ibiki none hejuru y'ibyo byose akaza akavuga ngo yiriwa anyikoreza uyu muzigo muzenguruka ro kugira ngo muratane dose niwe nyine niwe wari uri kugenda avuga ngo ntabwo wari bizi ibintu sinja kumukubaza ngo ngo rega natwe aradutangiriye reka da namwe sabwira ibyandiko dutangire arambwiye ngo nisome hari ase ndimba ubu mwana ubu musaza ubu mugabo ubu ikigoko mu byukuri nido ubu nido na akantu wabonye gahenze 75 acisha mu mudugudu wose ese ubundi ukayakwehera nanjye binjye ndebera yuko ikiri cyangwa harengeje igihe ndagenda ntari bihimbe zana nkwakire mugabo mwiza zana nkwakire uranyakira wowe uranyakira ibiki aho nayigendanye hose uburareba ugasanga ari ubu ngubu ari bwo se indemereye ntago nyizanye mu rugo se niba yizanye mu rugo se bivuze ko ntakwakira ndavuze ngo ariko se ndavuze ngo zana nkwakira uzayinywa wenyine se ageraje aho urashaka kugenda wiyemera ku baturage imbere rero tugende imbere tuyijyane mu rugo nyine uranyima umutungo wose ngo bigende bite tugende nyine tuyijyane mu rugo ese ubundi iyi ngiyi ngo birimo birabingahera komeruka ahangaha bavuga ngo amagarama 2200 ubu hano birimo rero savu utayipfundura ukayitesha umwuka ariko ndayitesha umwuka kuba ndebye ko wagira ngo izabiye havu utayitesha umwuka ariko havu utayitesha umwuka pfundikira utayitesha umwuka pfundikira se utayitesha umwuka ni doshyashya kwiza iriho ikindi gifuniko hano ko murasa harimo agafuka iyo nta rivaje yewe nta rivaje n'izaje shyashya nta rivaje n'izaje shyashya zisigaye ziza gutya ubu ziri mu isashi zitarapfundikiye ziza gutya karaba ziza gutya kwa rivaje papa sava ni ifu wagacwawe do ifu y'iki ifu y'imyumbati do ako ndi umusazi yaduhereye bose bafuna ikiro ni ikiro n'inusu ubu haciye agasozi ubu ngaha kurya ubu ngaha kuno ku ifu y'ubugari koko
akamarigo ifu y'ubugari ugaca agasozi kose ngo nido 75,000 ubwo iyo shashi y'ubugari irimo 75,000 ariko reka nkubwize ukuri marigari baravuga ngo nyine warashatse nyine ariko ntakubeshye waratemesheje icyo ni ikigage cy'inkara si n'inkara gusa icyo ni igihembe cya rojyo noneho bashyizemo igisoryo cy'umunyu nani wagikoza mu kanwa kirora n'ubwanwa wagira ngo nimegereza kimeze munsi twigendere be mbabajwe na tana ihangane niwo mbabaje ndimba ibi ni ibiki ariko se wowe hari umugabo usaza atirariye rero marigo ngiye mpereza amafaranga 2,000 twari twavuganye wenda ndirengagiza umuruho nagize uyu munsi ishyura se